gihe shusho murabona abana bakwiye kwitwara gute kizafasha iki mu by'ukuri mu kwigisha ubuzima bw'imyororokere muri rusange? Murakoze, navuga ko ari igikorwa cyiza ACOS izafatanya n'uturere tugize umujyi wa Kigali cyo kwigisha urubyiruko ndetse bakabaha ubumenyi butandukanye, bakabaha amakuru ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyane cyane n'aho bakura serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ariko banibanda mu gukoresha siporo. Ni igikorwa cyiza rero twavuga ko kije kiyongera no ku bindi byari bihari bari basanzwe bakora n'abandi baparteneri basanzwe bakora, ariko cyongereyeho noneho kunyuza muri siporo, kubaha ubumenyi, kubereka aho serivisi ziri ariko banabafasha mu bijyanye na siporo. Hari ibyo mwakomojeho muti kwifata ku rubyiruko nibyo bifite agaciro kurusha kuba bakumira izo nda, murabona bifite agaciro gute ubwo tujya mutanga ubwo butumwa? Kwifata navuze ko yego bifite agaciro gakomeye, kuko urebye no muri bwa buryo abigisha ibijyanye no kwirinda imyitwarire yashyira ubuzima mu kaga, kugira ngo udahura n'ikibazo, icya mbere ni uko nyine wirinda aho icyo kibazo kiri. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu adatwara inda ni uko adakora imibonano mpuzabitsina. Noneho ikindi kugira ngo yirinde kuba yatwara inda ni uko yayikora noneho akikingira. Rero mu bijyanye n'uburyo tumenyereye bwo kwigishwa bwitwa kuba, kwifata, ubudahemuka n'agakingirizo, urumva kwifata nibyo bibanza. Si gusa ko bikurinda kudasama inda utifuje, ariko nanone bigufasha kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zo urubyiruko akenshi batibuka, batanitaho, kubera ko usanga hari n'abazahazwa n'izo ndwara kandi zikazagira ingaruka ku buzima bwabo bw'ejo hazaza, harimo no kuba umuntu yaba ingumba ntazashobore kubyara kubera ko yabaswe n'izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hakagarukamo n'icyorezo cya sida twese tuzi kitarabonerwa umuti n'urukingo, gishyira ubuzima bw'urubyiruko cyangwa se n'ubuzima bw'uwo ari we wese mu kaga, kubera ko iyo umuntu yarwaye icyo cyorezo akagira umubiri ugacika intege, abasirikare bawurinda bagacika intege, hari izindi ndwara nyinshi zimufatiraho ku buryo na za mbaraga zo gukora kugira ngo yiteze imbere, za mbaraga zo gupanga ejo hazaza nazo usanga atazifite. Rero tugaruka ko kwifata ari iby'agaciro cyane cyane ko binagarura za ndangagaciro twavugaga zijyanye na valeur umwana, kugira ngo abeho neza. Hari ibintu byinshi aba agomba kwitwararika, harimo no gutangira imibonano mpuzabitsina hakiri kare. Hari ibyo mwavuze muti abanyarwanda barimo kwiyongera, ubu buzima bw'imyororokere urubyiruko rumaze kumenya, byafasha gute kugira ngo abo bantu batagumye kwiyongera cyangwa se no kuboneza urubyaro? Birumvikana kuko ubuzima bw'imyororokere ni ibijyanye no kwigishwa no gusobanukirwa neza imikurire, imikorere n'imiterere y'umubiri wawe. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kumenya ngo mu gihe iki n'iki cy'ubwana umubiri w'umuntu uba uteye gutya, mu gihe cy'ubugimbi bizaba bimeze gutya, ningera mu gihe cy'ubwangavu bizaba bimeze gutya, ningera noneho mu gihe cy'ubukumi n'ubusore umubiri wanjye uzaba ukora gutya, nzaba nsabwa ibi ngibi. Kandi bya bindi tubona ku mubiri bijyana n'imitekerereze, kuko uko umwana atekereza ntabwo ariko uko umuntu mukuru atekereza, ntabwo ariko umusore atekereza, uko umusore atekereza ntabwo ariko inkumi itekereza, ku bijyanye n'imyibarukire yabo. Ibyo byose ni inzira kugeza ubwo umuntu azarinda aba umusaza, buriya ni urugendo rwose. Rero icyo tubona iyo umuntu yamaze kwisobanukirwa akamara kumenya uwo ari we n'icyo yifuza kuzageraho, hari ibintu byinshi aba akwiye kwirinda. Tuba tuvuga gutangira imibonano mpuzabitsina hakiri kare, ariko tukabijyanana no kwirinda cya kigare, kuko ni bimwe mu bituma umuntu atagera ku ntego ze. Tukabijyanana n'ibiyobyabwenge, kubera ko unatangiye kunywa inzoga ukiri muto, utarigurira, utaramenya agaciro k'amafaranga, ni handi usanga umuntu yazinyweye nabi, bikazanamukurikirana aho ageze muri afite bwa bushobozi bwo kuzigura adashobora kubikontorora. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ni ibintu bigufasha gufata cya cyemezo kizagufasha n'ubundi kugira ibyo ugena
bizagabanya cyangwa bizongera abatuye isi mu myaka iri imbere. Natanga nk'urugero, umuntu wumva neza akamaro ko kubyara abantu ashoboye kurera akabyumva akiri umusore, bizamworohera cyangwa akiri inkumi bizamworohera kuba afite amakuru ahagije y'uburyo yabyara abashoboye kurera, atari ibintu bimugwiririye, atabyara kuko bimugwiririye, ahubwo akabyara kubera ko yabitekereje, agashaka umugore cyangwa umugabo kubera ko yabitekereje. Gushaka ntibibe ari ibintu bigwirira umuntu. Rero kugira ya makuru, kwisobanukirwa no gusobanukirwa bwa buzima bw'imyororokere kuva mu bwana ugera mu busaza n'ubukambwe, niho uvuga ngo okay, nzashaka umugore iki gihe, nzashaka umugabo iki gihe, nzaba mfite ubu bushobozi, nzabyara abana bangana gutya, nzabarera muri ubu buryo, nzabaha ibi ngibi bibafasha, nzizigamira kugira ngo unashake ya nzira yose izagufasha guha ba bana uzabyara ibyo bazaba bakeneye. Hanyuma mu rubyiruko twaganiriye hari aho bagiye batugaragariza ko hakiri intege nkeya mu kuba ababyeyi babaganiriza ibintu bigenda bibagiraho ingaruka umunsi ku munsi, ndetse n'ubwo no mu bigo by'amashuri nabwo hakaba harimo intege nkeya mu kuba babaganiriza. Iki kibazo cyo muzagikemura mute? Navuga ko ku bijyanye no kuganira, usanga mu miryango nyarwanda myinshi uretse n'ubuzima bw'imyororokere nyirizina ntabwo dufite umuco wo kuganira. Ari ukubaza umwana waramutse ute, wiriwe ute, ku ishuri byagenze bite, aho wiriwe byagenze bite, inshuti zawe bite, ntabwo uwo muco usanga uri mu babyeyi benshi wo kuganira. Niyo rero twagize n'amahirwe ko hano hari abana basa nk'abisumbuyeho, ntabwo ari abana, n'urubyiruko, bari urubyiruko. Ni ukuvuga ngo niba uwo muco utari mu babyeyi, none se twebwe nk'urubyiruko uyu munsi tubireke? Ese twe ntitwashyiramo icyo kiganiro, twe ntitwazana icyo kiganiro? Ni ukuvuga ngo ariko ubundi iyo duhura n'ababyeyi haba muri gahunda zitandukanye, ni ukubashishikariza ko umwana aremwa cya gihe watangiye kumusama, cyangwa muri za ntekerezo zo kuvuga ngo noneho ngiye kubyara umwana, ntangiye gutangira gupanga, ntangiye kuzigama, ntangiye gutekereza kubyara umwana. Uwo mwana watekerejwe gutyo uranamuzigamira, uranamuganiriza, kuko uba waramutekereje, uba waramuremye mu ntekerezo. N'iyo wamusamye utangira kuganira. Ubu rero hari gahunda nyinshi zikangurira umubyeyi w'umumama n'umubyeyi w'umugabo gutangira, babyita gukangura ubwonko bw'umwana, aho utangira kuganiriza umwana ukinamutwite. Rero ni ikibazo tutavuga ko turi bukemurire ku mashuri uyu munsi, ahubwo turabikemura muri uru rubyiruko. Ababyiruka bazaba ababyeyi b'ejo barabiteganya bate, barabyitwaramo bate kugira ngo bazabyare babana batekereje, babana batabagwiririye. Ahubwo noneho no muri ibyo biganiro turebe, yego abamaze kugera mu ishuri nabo ntitwabareka, iyo gahunda ibihari mu mashuri, kuko hari n'ibikorwa byitwa extracurricular, aho abana bari mu club cyangwa ababyeyi, abarezi, kwa kundi bagira n'inama zitandukanye, bagashobora kuba bakwimakaza uwo muco w'ibiganiro hagati y'ababyeyi ndetse n'abana, kuko ni ibintu byafasha cyane. Utagira mutubwira amazina kugira ngo tutaza kwibeshya. Nitwa Rwemarika Felicite, nkaba narashinze umuryango utari wa leta witwa ACOS, Association of Kigali Women in Sports, ushinzwe guteza imbere umugore binyuze muri siporo. Kubera iki ubukangurambaga mwabuteguye? Ubukangurambaga twasanze ari ngombwa ko ni ikibazo gikomeye cyane kubona izi nda zitateganyijwe zigenda ziyongera umunsi ku wundi, bigatuma abana bamwe bahungabana, abandi bakaba bajugunya abana, abandi bakumva bashaka kwiyahura. Tugasanga rero ari igikorwa tugomba gushyiramo imbaraga dufatanyije na leta kugira ngo turebe ko gishobora kugabanuka, kandi tuzera tudashidikanya ko nibamara kumenya amakuru neza ko iki kibazo kizagabanuka. Muzabikora mute kugira ngo muri buri kigo, uko ari ibigo bitatu, buri kigo gifite abana 100, harimo 50 batwaye inda zidateganijwe, harimo 25 bataratwara inda, harimo n'abahungu 25. Rero tuzafata iminsi yo kubahugura ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, tubahugure ku bijyanye na leadership, ndetse tubahugure ku bijyanye na entrepreneurship. Nibirangira bazagenda bakiriya amakipe, bizaturuka kuri discipline ashaka, umukino ashaka bashaka kuzajyamo. Tuzabashyira mu matsinda y'iyo mikino, hanyuma batangire bakine, ariko mu gihe cyose bazaba bakina tuzajya dutanga iyo message yo kwamagana inda zitateganijwe.
ni ukuvuga ngo hazajya abanza habeho mesaje y'icyo gikorwa, bakine nibigera no muri mita twongere tubisubiremo. Ni ukubera iki twateguye ko bigomba kunyura muri siporo, niyo yonyine izana abantu benshi, izana abakinnyi, ikazana ababyeyi ndetse ikazana n'abandi baje kubafana. Rero icyo gihe bose bakumva mesaje icyarimwe, kuko iki kibazo cy'aba bana n'ababyeyi babifitemo uruhare. Rero bagomba nabo kwigishwa no kumenya ngo niba umwana we n'icyo kibazo nabanza arebe ko atari we byaturutse, ko ataramwigishije cyangwa kumurebera nk'uko bisanzwe, rero ko nabo bifitemo uruhare, kandi bakumva ko kumwirukana mu rugo atari cyo gisubizo cy'uwo mwana, ko ari ukumudindiza kandi ubwo we n'icyo kibazo ko ashobora kuzatera imbere. None ubu ngubu murabona bizatwara igihe kingana gute? Muzaganiriza wenda ibyo bigo ntabwo abantu babimenye ni ibihe, hanyuma ubwo buryo muzakoresha bizanyura ku maradiyo, bizanyura he? Ni ukuvuga ngo ni ibigo bitatu, ari ikigo cya Gikondo, Rusoro na Kimisagara, ni ibigo by'urubyiruko, niho tuzakorera. Rero igihe cyose tuzaba dutambutsa amamesaje tuba dukora n'itangazamakuru n'abandika bazandika, hanyuma n'ibigo by'amashuri bizajya biza bikurikire kugira ngo nabo bumve iyo mesaje. Mu gihe kingana gute muzabikora? Ubu ngubu turateganya kureba, ni nka pilote, kureba muri amezi 6 ese bizaba bimeze bite, bizaba bihagaze bite. Tuzareba ko bafite ibikoresho bya siporo, bose babifite, ibyo bazajya bakoresha, hanyuma turebe niyo impact buriya tuzayireba nko mwaka utaha. Ko impamvu twashyizemo abakobwa batatwaye inda ni ukugira ngo bumve ubuhamya bw'abazitwaye uko byabagendekeye n'ukuntu byagenze, nabo babyirinde, noneho babe focal point cyangwa abambasaderi bacu, kugira ngo aho ibigo byose biri bagende bashobora gufasha urundi rubyiruko. Hanyuma mu bice by'ibyaro ko ariho hakunze kugaragara ko imyumvire y'ababyeyi mu kuganiriza abana ku bibazo by'imyororokere cyangwa se ku myororokere yabo ariho bigenda bigorana cyane, ni izihe ngamba muzafata mu buryo bwo kugira ngo muhindure imitekerereze y'ababyeyi ndetse n'urubyiruko ruri mu bice by'ibyaro? Ugiye kureba nkatwe nka KOS, uyu mushinga ufashwa na IMF, ubu twawukoraga i Rubavu naho twakoze mu mirenge yose ya Rubavu dukora ibisana gutya. So urumva rero ko twagiye uko dubona inkunga niko tugenda twegera intara. Rero ubu ngubu rero hamwe n'umujyi wa Kigali nibwo tubitangiye, kandi umujyi wa Kigali nawo ni munini, kandi nabo ntibaragerwaho amakuru yose, naho harakenewe ko noneho dushinga birindiro kugira ngo nabo babimenye, hanyuma turebe ko hagira ikigabanuka, ko ni uruhare rw'umukobwa n'umwana, uruhare rw'umukobwa n'umubyeyi, noneho muri community n'igihugu muri rusange. Buri muntu wese agomba guhagarara, namwe mwese aho muri b'abanyamakuru ugomba kubikurikirana ko biratureba twese. Uvuze ko mwagiye muri Rubavu kariho mukorera cyane cyane, mugereranyije mubona mwarabonye nk'imibare runaka yaba yaragize imitekerereze mu guhindura imitekerereze yabo no kumva yuko kuganiriza abana ku myororokere ari ngombwa? Twarangije gukora umwaka ushize, ubu nibwo tugiye gusubiraho kureba, gufata statistique. Sinakubwira ngo byagabanutse kuri uru rwego, nitumara gufata izo statistics nibwo tuzamenya ngo twatangiye bimeze gutya, aho bigeze nibi, noneho bitubera isomo. Namwe murakoze.